Haleluya. Yesu nashimwe cyane kandi izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Ni gahunda yo gusenga Imana. Dusengana Imana buri mugoroba na Nkeramugaba JOHNBAPTIST. Mani guhumugisha kuboneka umunsi wa none. Kandi Uwiteka yongera kugufata ukuboko tugabana iri jambo ry'Imana. Dusengana Imana buri mugoroba kugira ngo imirimo nibikomeye bikoreke mu ruhande rwawe. Wakoze kuboneka umunsi wa none. Kandi Uwiteka guhumugisha. Uwiteka akugenderere. Byanze guhinduka umunsi wa none. Bihinduke kugira ngo izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Mana igumugisha. Tujye gutangira dusenga Imana. Dusengana Imana kugira ngo Uwiteka abe mu ruhande rwawe umunsi wa none. Imana ikwigaragarize ibyo wazaniye Uwiteka kugira ngo uyu mugoroba Uwiteka gukorere. Reka Uwiteka bikore kugira ngo izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Tujye gusenga Imana. Bamaso dusengana Imana. Uce bugufi kuri uyu mugoroba. Uwiteka akugire neza umunsi wa none. Uwiteka Imana, nonge kukwereka uyu mugoroba. Nkweretse ubwoko bwawe data mwiza. Ubonetse umunsi wa none. Uwiteka Imana nyiringabo. Reka uyu mugoroba ube umugoroba w'umugisha. Mana hagati yacu. Kandi abaje kugushaka kuri uyu mugoroba, Mana reka bakubone. Senze nizeye mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Ndanezerewe kuri uyu mugoroba. Kandi nezerewe Uwiteka Imana. Nezerewe Imana ikomeye kuko ari Imana y'imbaraga. Tujye kugabana ijambo ry'Imana. Muri iyi minsi rivuga ngo ingaruka z'icyaha. Iri jambo ry'Imana niryo tujye kugabana muri iyi minsi. Ube maso wumve ingaruka z'icyaha. Hari icyajyanye imigisha yawe. Hari igituma ubuzima bwawe budahinduka. Ni ngombwa kugira ngo umenye ibyo ngibyo bikubuza umugisha no kugira ngo ibyawe bihinduke. Dusengana Imana buri mugoroba na Nkeramugaba JOHNBAPTIST. Mana igumugisha kandi Uwiteka akugirire neza. Tujye kugabana ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'Itangiriro. Turasoma ibice bitatu. Turahera ku murongo wa mbere kugera ku murongo wa 7. Tugabana iri jambo ry'Imana. Mana iragukunda. Uwiteka ari mu ruhande rwawe. Imana hari icyo ishaka kugukorera kugira ngo ibyawe bihinduke. Uwiteka niyo mpamvu uyu mugoroba ubonetse imbere y'Imana kugira ngo ubuzima bwawe buhinduke. Kadusome ijambo ry'Imana. Ube maso wumve icyo Uwiteka akubwira umunsi wa none. Inzoka yarushaga uburiganya inyamaswa zo mu ishyamba zose Uwiteka Imana yaremye. Ibaza uwo mugore iti, ni ukuri koko Imana yaravuze iti, ntimuzarye ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi. Uwo mugore arayisubiza ati, imbuto z'ibiti byo muri iyi ngobyi twemererwa kuzirya, keretse imbuto z'igiti kiri hagati y'ingobyi nizo yatubwiye iti, ntimuzazirye, ntimuzazikoreho mutazapfa. Iyo nzoka ibwira umugore we iti, gupfa ntimuzapfa, kuko Imana izi ko umunsi mwaziriyeho amaso yanyu azahweza mugahindurwa nk'Imana, mukamenya icyiza n'ikibi. Uwo mugore abonye yuko icyo giti gifite ibyo kurya byiza kandi ari iby'igikundiro, kandi ko ari cyo kwifuriza kumenyesha umuntu ubwenge, asoroma ku mbuto zacyo arazirya. Aho umugabo we wari kumwe nawe
arazirya, amaso yabo bombi arahweza, bamenya yuko bambaye ubusa, badoda ibibabi by'imitini biremeramo ibicocero. Amen. Haleluya. Mana iguhe umugisha. Ijambo ry'Imana tumaze gusoma muri kino gitabo cy'Itangiriro, igitabo cyanditswe na Mose, mugaragu w'Uwiteka. Iri jambo ry'Imana niryo tugiye kugabana kuri uyu mugoroba. Mana ikugire neza. Turi mu ijambo ry'Imana rivuga ngo ingaruka z'icyaha. Ingaruka z'icyaha. Ndakubwira umunsi wa none kwirinda icyaha. Ndakubwira umunsi wa none kugendera kure y'icyaha, kugira ngo ubwiza bw'Uwiteka bube mu ruhande rwawe, kugira ngo Imana ibe mu ruhande rwawe. Nuko wirinda ikibi, ukirinda igicumuro n'ibindi byose Uwiteka atifuza bibi mu ruhande rwawe. Iri jambo ry'Imana ry'uyu mugoroba niryo tujye kugabana. Mana iguhe umugisha kandi Uwiteka akugenderere. Imana mu kurema, maze kurema isi n'ibindi byose byari mu isi, irema umuntu, imushyira mu isi, imushyira muri Edeni. Mana imuha amategeko y'uburyo azagenda. Uwiteka aramubwira ngo ibi wemerewe kubirya, ariko igiti kimenyesha icyiza n'ikibi, icyo ngicyo cyo ntuzagikoreho. Mana ikugire neza. Turi mu ijambo ry'Imana rivuga ngo ingaruka z'icyaha. Gitondo cya none ndakwereka ingaruka z'icyaha. Ndakwereka kujya kure y'Imana yuko bigira ingaruka. Ndakwereka yuko gukora ibitandukanye n'ijambo ry'Imana bitujyana kure y'Imana, bikazana ingorane mu buzima bwacu. Mana yacu tugire neza. Adamu na Eva, Mana yajyaga ibasura nimugoroba bakaganira, ikabaganiriza. Ariko Uwiteka ibyo yabategetse byo kudakora, baza kujya kure y'ijambo ry'Imana, baza kutubaha amategeko y'Imana. Mana yacu tugirire neza. Mu nyamaswa Imana yaremye, ijambo ry'Imana riratubwira ngo inzoka yari izi ubwenge ngo kandi bwinshi cyane, yegera umudamu ari we Eva, iramubwira ngo ariko koko Imana yababujije kurya kuri kiriya giti. Babanje kugirana ikiganiro kirekire. Inzoka yereka Eva yuko aramutse akiriyeho baba nk'Imana. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Turi mu ngaruka z'icyaha, tureba ingaruka z'icyaha kugira ngo wirinde icyaha. Wowe ukurikiranye iri jambo ry'Imana ry'uyu mugoroba, ndakubwira icyaha n'ingaruka zacyo. Eva yaje kumvira inzoka kuko ibyo Imana yamutegetse yabiciyeho. Asoroma ku giti ararya, arangije ahaho n'umugabo we. Bamaze kurya baje kwisanga bambaye ubusa, kuko mbere batari bacumura. Ntabwo hari aho bari bahagaze, hari ibyo batabashaga kumenya kuko ubwiza bw'Uwiteka bwari bubariho. Ariko bamaze gucumura, bamaze kurya ku giti, bisanga bambaye ubusa. Mana yacu tugirire neza. Bidodera ibicocero kuko babonaga bambaye ubusa. Bamaze gucumura, bisanze mu bundi buryo, bisanze ahandi hantu kuko bacumuye. Mana yacu ikugire neza. Gitondo cyano wowe ukurikiranye iri jambo ry'Imana, wajyaga kure y'Imana, gakora ibyangwa n'Uwiteka, gakora ibyaha bitandukanye, ugacumura,
ukumva yuko nta kibazo. Ushobora kuba uri mu bihe byiza, ushobora kuba utunze cyangwa udatunze, ugakora ibyaha, ugasambana, ukiba, ukaroga, magambo akaba menshi, inzika, amahane. Ariko igitondo cya none ndakubwira ingaruka z'icyaha. Adamu na Eva ntabwo bari bazi ko bakwisanga hariya hantu, ariko bamaze kugwa mu cyaha bisanze mu ngaruka z'icyaha, bisanga bambaye ubusa, bwiza bw'Imana bubavaho. Mugoroba wa none ndakubwira kwirinda icyaha, ndakubwira kuva mu cyaha, ndakubwira kugira ngo wiringire Imana n'amategeko y'Uwiteka, ukuboko kw'Imana kube mu ruhande rwawe. Mana iguhe umugisha, Uwiteka kugenderere. Hari ibyawe byangiritse kubera kujya kure y'Imana. Washakishije amahoro y'umuryango warayabuze. Abana ufite usanga bakora ibyangwa n'Imana barakunaniye. Mugabo yarakunaniye, mugore yarakunaniye kubera gukora ibyaha bitandukanye. Ariko nushaka Imana munsi wa none, Uwiteka ari mu ruhande rwawe. Mana igiye kukugira neza, Mana igiye kukwambika imbaraga. Amahoro agiye kuba mu muryango wawe, amahoro agiye kuba muri business yawe. Mana igiye kwagura, kandi Uwiteka agiye gukora imirimo n'ibikomeye. Tugiye gusenga n'Imana, dusaba Imana kugira ngo Uwiteka akurinde ikibi. Mana ikurinde ibyaha, Mana ikurinde kujya kure y'Imana, kugira ngo ubwiza bw'Uwiteka bukorere muri wowe umunsi wa none. Kadusenga n'Imana, ngusaba kugira ngo uve mu byaha, ngusaba kugira ngo wiringire Imana, ngusaba kugira ngo umunsi wa none ufate umwanzuro kugira ngo Uwiteka abe mu buzima bwawe, izina ry'Uwiteka rikomeze guhabwa icyubahiro. Kadusenga n'Imana, ce bugufi mu gitondo cya none, Mana ikwigaragarize, Uwiteka abe mu ruhande rwawe, Mana ikugira ry'Uwiteka ihabwe icyubahiro. Ca bugufi dusenga n'Imana. Wari waragiye kure y'Imana, wakoraga ibyaha bitandukanye, saba Imana imbabazi kugira ngo Uwiteka kubabarire. Mana yongere kukweza kugira ngo umugisha w'Imana ube mu ruhande rwawe kuva umunsi wa none. Mana nziza, Uwiteka Imana, uri Imana ikomeye, kandi uri Imana igira imbabazi n'urukundo. Data mwiza, nkweretse uyubonetse kuri uyu mugoroba, dore yagiye kure y'amaso yawe, akora ibyaha bitandukanye. Dore yabifataga nk'ibisanzwe, ariko byamuvanye mu mugisha wawe. Kino gitondo, uyu mugoroba, Mana aciye bugufi kugira ngo umugirire neza. Mana reka wongere kumweza byaha n'ibicumuro, Mana kugira ngo umunsi wa none ubwiza bwawe bumuzeho. Uwiteka Imana nyiringabo, ukimara kumweza, reka umugisha ube mu ruhande rwe. Ibyo Satani yajyanye byongere kugaruka. Amahoro aganze mu rugo, amahoro aganze ku kazi, business uyagure, Mana uyizamure. Izina ryawe Data rihabwe icyubahiro umunsi wa none. Nsenze nizeye mu izina rya Yesu, amen.